uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa aho buva bukagera butanusuritse. Uburenganzira bwe bw'ibanze ni ukubaho akagira ubuzima akaramba ku isi, akazakurwaho n'Imana yonyine, nta muntu umwatse ubuzima bwe, nta muntu umuvukije ubuzima bwe, nta muntu umennye amaraso ye, nta muntu umuziritse, nta muntu umuhangayikishije. Niyo mpamvu twavuze gereza tuzazikuraho, kuko iyo ufunze umuntu uba ufunze n'umuryango we n'abavandimwe be n'ababyeyi be. Nimba ufunze umubyeyi uba uziritse n'abana be, nta terambere ryabageraho. Iyo viziyo mwavuga n'ubwo bumwe n'ubwigenge n'ubwisanzure, abo bantu buba butabageraho. Bityo rero uburenganzira bwabo buba buhonyowe hagati aho, buba bwarahutajwe. Ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane, uburenganzira bwa buri muntu bugomba kwitabwaho, kandi buri muntu akagira uburenganzira bungana n'ubwundi. Ntihagire uvuga ko agira uburenganzira busumbya ubw'abandi, noneho akitwaza ko ari umujenerali cyangwa ari iki n'iki, noneho agashaka guhutaza abandi ngo nuko ari abakene, ngo nuko ari umukobwa cyangwa ari umugore, cyangwa ngo ari umugabo w'umukene, cyangwa ngo afite ubumuga ubu n'ubu, cyangwa ntiyize, cyangwa abantu bose wakwiga utakwiga ugira uburenganzira bungana n'ubwundi. Bityo rero twe abaruda turababwira uburenganzira bw'abakuze bugomba kwitabwaho. Ubwo ni abasaza n'abakecuru, uburenganzira bw'ibikwerere bugomba kwitabwaho. Abangavu n'ingimbi birumvikana, abana bato, ibitsina byose, bagenda bemye n'abagenda bakambakamba, n'abatinyagambura bitewe n'aho barambaraye, bahoraho hamwe batagenda, n'abahora bicaye batajya bava aho bicaye. Bityo rero uburenganzira bwa kiremwa muntu bugomba kubahirizwa, bose bakagira uburenganzira kwiga, amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza bakagabanyirizwa, bose bakiga, ibitsina byose nta vangura iryo ari ryo ryose. Bagomba kugira uburenganzira bwo kurya ibyo kurya, kandi bagomba kugira uburenganzira butabarisha ibyo batarya, kandi bagomba kugira uburenganzira kunywa ibyo bashaka, bagomba no kugira uburenganzira kutabanywesha ibyo badashaka, bagomba kugira uburenganzira kwivuza kandi bikwiye, kandi byiza, bifite ubuziranenge, kandi byuzuze ubuziranenge, bitabatera ubwandu n'ubundi burwayi. Bityo rero uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa, ahabwa ubuvuzi bufite ireme n'iremezo, ahabwa uburezi bwuzuze ireme n'iremezo. Umwana akiga akiri muto, akiga amashuri abanza n'ayisumbuye ku buntu, kaminuza akagabanyirizwa, bose bakiga. Ubwo bwaba ari uburenganzira bwa buri muntu bwaba bwubahirijwe, hehe no kuzahura n'ubukene bwaba burangiye butyo, n'ubwomanzi bwaba burangiye butyo, kuko abantu baba bahugiye mu bintu bibafitiye umumaro. Bagomba kugira uburenganzira bubona akazi no gukora imirimo bashoboye kandi bumva bifuza kandi bashaka, bafitiye n'ubushake. Nta guhata umuntu gukora akazi aka na kariya kandi atagashoboye, nta n'ubushake abifitiye, noneho ugasanga ibyo babyita guhonyora no kukandagira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Umuntu agomba gukora ibyo ashoboye, ntukamutegeke ngo ibi ntubikore kandi we yumva ko ari byo ashoboye, uba umuvutse uburenganzira bwe. Ntukajye umutegeka gukora ibi n'ibi kandi we bitamurimo atabishaka, uba umutegeka ibidashoboka kuri we, ubu bumuvutse uburenganzira bwe. Wowe umutegeka ibyo, wowe ahubwo ba ari byo ukora, kuko wowe nibyo ushoboye, nibyo uzi, n'ibyawe ntabwo ari ibye. Nawe akora ibye, nawe ukora ibyawe, uburenganzira bw'impande zombi bwubahirizwe.
ariko umwe ntakajya akoresha uburenganzira bwe guhonyora uburenganzira bw'abandi, kirazira. Bityo rero abana bose bagira uburenganzira bwo kwiga, bakwiga bakaminuza, bakagira uburenganzira bwo kubona imirimo bingana, kandi imishahara bakabona imishahara ingana nk'ikiremwa muntu, kandi uburenganzira bwe bw'imbere mu butabera bose bakaba bafite ubutabera bungana nta kubera. Niyo mpamvu bwitwa ubutabera, kuko buba bugomba kuba ku munzani, umunzani umucamanza akaburinganiza neza, ntibuhengamire kwa kanaka cyangwa kwa kanaka kandi atari mukuri. Bityo rero uburenganzira bugomba kuba buri ku munzani rwose, munzani udahengamira ku kinyoma, ahubwo munzani ukora ikosora, kandi none umunzani udahengama ngo wihimure, ngo wihore, ngo usibye no kwihora ngo noneho wihimure. Oya, ubwo butabera ntibubaho. Ni ukukora ibintu biri hagati no hagati. Uwo niwo munzani upima ubutabera bwiza kandi buzira umuze kandi bwujuje ubuziranenge. Naho kubahohotera abantu bafite agatoki kamenyereye guhohotera, kamenyereye gukomba, gahora gahinnye, bashire akaboko hasi, nako gatoki kazajya hasi koko, noneho kareke kubama hejuru y'abantu kabarenganya. Noneho uburenganzira bw'abantu buzaba bwubahirijwe kandi mu buryo bwuzuye. Ikindi, uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa agira umutekano n'ibintu bye byose, nta muntu umuvogera ku buzima bwe no ku mutungo we bwite, kuko yawishakiye cyangwa yawuhawe n'Imana cyangwa yarawuzunguye cyangwa n'umuntu wawumugabiye. Agomba kugira uburenganzira ku kintu cye akakigengaho, ntihagire umuntu ukimugengaho amugira umupangaye. Nk'urugero, umuntu agomba kugira uburenganzira ku butaka bwe, ntawe ubumusoresha, kuko yarabwiguriye cyangwa yarabuzunguye cyangwa yarabuhawe. Ubwo burenganzira akabuba abufite bwuzuye neza, nta muntu ugomba kubunusuritsa bukanusurika. Umuntu agomba kugira uburenganzira bwuzuye ku mutungo we nk'inzu, nta muntu ugomba kuyimusoresha, kuko yaba ahonyoye uburenganzira bwe noneho yitwaje uwo ari we akamunyagaho uburenganzira bwe, we akabwigabiza. Ikindi, nta muntu ugomba kuziza umuntu uburenganzira bwe ngo nuko ari umukene, nawe ntiyabishatse, nawe bigushikiye ntiwavuga ko byagushikiye ubishaka. Ni ukuvuga, ntukazize umugenzi wawe kuko ari umukene, cyangwa ngo nuko ari umukire, cyangwa ngo nuko ari hagati no hagati. Umuntu agira uburenganzira ku mutungo we bwite ntavogerwa bw'ubwenge. Nta muntu ugomba kuvogera mugenzi we ku burenganzira bwo kugira ubwenge ubu n'ubu, ahubwo buri muntu uburenganzira bwe bwubahirizwe kandi busigasirwe. Bityo rero umuntu agomba kugira uburenganzira ku mitungo yimukanwa cyangwa itimukanwa. Umuntu agomba kugira uburenganzira busesuye ku bintu byose, ibifatika n'ibidafatika. Umuntu agomba kugira uburenganzira ku mafaranga atunze n'imitungo yindi. Ntumubaze ngo wayikuye he, ibiki n'ibiki. Nimba hari uwo yibye cyangwa aho yayiteruye, bamurega ikirego, noneho agaragaze imitungo ye. Naho wowe ntukajye uza kuryoza mugenzi wawe ngo ko ufite byinshi wabikuye he, we ko ataza kukubaza ibyawe ufite. Ibyo ni ukurengera, ukavogera uburenganzira bwe, none ukavogera n'uburenganzira bw'imitungo ye. Bityo rero umuntu agomba kugira uburenganzira busesuye kandi bwuzuye kandi bwuzuza ubuziranenge. Kandi umuntu agomba kugira uburenganzira butura aho ashaka. Nta muntu ugomba gutegeka umuntu aho ashaka, bumuvutse uburenganzira bwe, kuko si wowe uhitiramo umuntu icyo akunze, icyo ashaka cyamugirira umumaro. Umuntu agomba kugira uburenganzira bwubaka inzu ye
uko abishaka. Ntabwo ugomba kugira uburenganzira bwawe ngo ushake kuba umuterekaho ngo none yubahiriza ubwawe. Kirazira ibyo babyita gutegekesha abantu inkoni y'icyuma, none ukasanga ufite inyundo mu kaboko k'iburyo ugenda uyisekuza abantu. Umuntu agomba kugira uburenganzira bwe busesuye mu kuba yahanga imirimo iyi n'iriya, agakora ibyo ashoboye kandi yumva akunze, bimupfupfunyuka ku mutima, bipfupfunyuka no muri politike ye yo mu rutirigongo no mu isokoro, no mu bworo bw'ikirenge. Ikaba yitwa inganzo ye bwite, yayihawe n'Imana bataguze batanaguranye. Wowe kuki umuha inganzo yawe y'intuburano iri n'iyawe, ntukajye ushaka kuyiha mugenzi wawe ku ngufu. We afite ibyo ashoboye, afite uko abyumva yabikora, ntukajye ubimubuza. Bityo rero uburenganzira bwa muntu imbere mu gihugu no kuba umwene gihugu, ntukajye umuvutsa uburenganzira bwe ku gihugu. Umuntu wese afite uburenganzira kugira igihugu cyiwe cy'amavukiro cy'inkomoko, nta muntu ugomba kumuvutsa uburenganzira bwe ku gihugu cye cy'inkomoko yitwaza impamvu iyi n'iriya, zaba iza politike cyangwa z'ubukungu cyangwa imibanire mibi ushaka kuba wabazanamo, ubatezamo imyiryane cyangwa amacakubiri, uvuga ngo uyu ni mubi ngo uriya ni mwiza. Oya, abantu bose ni beza, ahubwo ujye ushakisha icyatuma abantu bose bumva ko bari iwabo, bari mu rugo. Nturyanishe abanyarwanda. Kandi umuntu agira uburenganzira bwo kuvuga ukuri kw'ibiriho bibabaje kugira ngo bihinduke, kandi ntafatwe nabi ko cyangwa ngo arebwe nabi. Ikijisho kinini kibi kirakaye kizokotse. Kirazira. Umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ijambo mu ruhame, afite uburenganzira bwo kwisobanura imbere mu ruhame rw'abandi, afite uburenganzira bwo kuganira iki na kiriya, cyaba ku gihugu cyaba ku mibereho ye bwite cyangwa no ku bandi, kugira ngo barebere hamwe ibisubizo by'umuryango cyangwa bw'igihugu cyangwa umugabane. Umuntu afite uburenganzira busesuye kurengerwa n'ubutabera, kandi bukaba ubwa bose ntibube ubwa bamwe. Bamwe ntibabwitwaze nk'intwaro yo guhohotera bagenzi babo no kubarenganya, bitwaje ko ari abacamanza cyangwa abavoka cyangwa abasirikare cyangwa abapolisi cyangwa abayobozi cyangwa abategetsi b'inzego izi na ziriya, zaba iz'ibanze cyangwa izo hejuru. Umuntu agira uburenganzira yahawe n'Imana bwuzuye kuri iyi si. Nta muntu ugomba kugenera mugenzi we uburenganzira bw'uko yabaho cyangwa uburyo yapfamo cyangwa uburyo yamubuza akana kariya amutegeka ibi na biriya, amubuza ibi na biriya. Bityo rero umuntu agomba kugira uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we. Nta muntu ugomba kwitwaza uburenganzira bwe ngo ahohotere ubwundi. Bityo rero waba ukomeye ute, waba woroshye ute, mwese mugomba kugira uburenganzira bwa kiremwamuntu bwuzuye kandi bungana, haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Hari ikindi wongeraho ku burenganzira bwa muntu? Uburenganzira bwa muntu ni byinshi cyane umuntu yabuvugaho, kuko bukora mu mpande zose. Nk'ubu ngubu mu minsi ishize twakoze ubushakashatsi tugera hirya no hino mu gihugu, mu ntara zose, mu turere twinshi cyane, dusanga hari ikibazo cy'uko abaturage, abenegihugu ntabwo babuzwa uburenganzira mu mitegekere gusa yo mu nyandiko, ahubwo babuzwa n'uburenganzira mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse bakabuzwa n'uburenganzira mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ubu ngubu ikibazo nyamukuru kiriho, kigezweho, cyahangayikishije abanyarwanda ni iby'uko abayobozi bamwe na leta ndetse bafatanije
ubwo nimvuga abayobozi ndavuga abayobozi bo hasi aho ngaho mu nzego z'ibanze, hanyuma leta yo ndahindukira nkaza nkayigira aba bakuru bafata ibyemezo barimwo abatuyobora, ba perezida, abaminisita bakomeye, baba mu bo minisita w'ubuhinzi, yaba w'ubuvuzi, yaba w'uburezi, abo bose usanga kenshi na kenshi ari bo ba mbere na mbere babangamira uburenganzira bw'umwenegihugu cyangwa se bw'umuturage ahava akagera. Ubu rero ikibazo gikomeye cyane kurenza ibindi muri iki gihe, mu bushakashatsi twakoze twasanze abenegihugu bafite ikibazo cy'ukuntu imibereho yabo iri gukandamizwa ndetse bakanabangamirwa mu buryo bwinshi cyane. Nk'ubu mu karere ka Muhanga, twarahageze tuganira n'abaturage baho, baratubwira ukuntu babayeho, batubwira ukuntu bahinga, tubabaza ibihingwa byera muri kariya karere, batubwira ko buriya Muhanga iri mu turere dukunze kugaragaramo kawa nkeya ndetse n'imyumbati, ubundi ibindi bihingwa byabo ni amateke. Ariko iyo ugiye kureba usanga hari n'ibice byinshi cyane mu gice cya Muhanga cyeramo ubunyobwa cyane. Noneho hakaba ikibazo cy'uko usanga mu mibereho yabo ya buri munsi ubuyobozi bubabuza guhinga ibyo bihingwa ngo bitewe n'uko ubwo butaka butajyanye n'izo mbuto bahinga. N'iyo bagerageje kugira ngo babemerere, babategeka imbuto bahinga, muhinge ibigori, muhinge ibishyimbo, muhinge urutoki. Ibyo byose uko abo twabashije kuganira baratubwira bati ibintu biratubangamiye bitewe n'uko ubu butaka bwacu, zaba urwo rutoki batubwira duhinge, ntago iyo batuzaniye ingemwe zihwanye zifite ububasha n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo byiriya Muhanga, buriya ko cyane ko Muhanga iri mu butumburuke bw'igihugu, ntekereza ko ariko karere kari hejuru y'utundi turere twose. Iyo ukoze analize usanga ariho hantu hambere mu gihugu izuba rirasira mbere y'ahandi hose. Ugasanga rero bitewe n'uko Muhanga iri hejuru, bakaba bashaka ko ihinga bijyanye n'icyerekezo abanyarwanda cyangwa se abenegihugu bahatuye, ibyo bintu barabyinubira cyane. Ni kimwe n'utundi turere tugiye dutandukanye, utu twabashije kugenda tugeramo harimo akarere ka Nyanza, harimo akarere ka Ruhango, ukagenda ukikubita mu karere ka Karongi, naho twasanze abaturage dusanga imbogamizi ni nyinshi cyane mu mihingire yabo. Abayobozi ntibari kwemerera ko bahinga imbuto zijyanye n'ubutaka bw'aho hantu. Tuvuyeyo tujya aha hirya rwose mu kigega cy'igihugu, aho rwose ahantu hatunze igihugu mu buryo bw'imihingire y'ibirayi, aho mu turere twa Burera, za Musanze, aho hirya mu Birunga, turaganira nabo baratubwira bati ubu ngubu dufite ikibazo cy'uko imbuto bari kutuzanira zatunaniye, nta musaruro tukibona. Turahinga ibirayi, twakura byamara icyumweru kimwe bikabora. Noneho tumaze kuganira n'abo bantu bose, twumvise ibyavuye Muhanga, ibyavuye Nyanza, ibyavuye Ruhango, ibyavuye Karongi, ibyavuye Mutara. Twagiyeyo tuganira nabo ku mihingire yabo y'ibigori, ukuntu bahinga ibigori, ese imbuto bahinga zibasha guhangana n'ubutaka bwabo. Baratubwira, dusanga uburenganzira bwa muntu burahonyorwa cyane, kandi bugahonyorwa n'abakabaye kuba baburengera, n'abakabaye kuba batanga ihumure mu banyarwanda mu bikorwa byabo bya buri munsi. Tukiri rero
ku kibazo cy'abantu bo mu majyaruguru bahinga ibirayi twabashije kuganira nabo, twababajije impamvu ibyo birayi babikura byamara icyumweru bikabora. Hari umukecuru umwe wambwiye ati jyewe ibirayi ubu ngubu ndi kugenda mbicikaho kubihinga bitewe n'uko imbuto baduha ngwiyo babihinze birera bikaba binini, byamara kuba binini inyuma imbere bikazamo amazi bikazamo n'imiheha, byarangiza abakiriya baza ku isoko cyangwa se amakoperative bashyizeho bashinzwe gukusanya iyo musaruro baza kugura, basanga ibyo birayi bifite icyo kibazo ntibabigure. Duhita tugira ikibazo kibaza ngo ese ni bande batubura izo mbuto bakazishyira abaturage bakazihinga, hanyuma amakoperative yaza kugura yasanga izo mbuto zarahuye n'icyo kibazo ntibayabagurire. Twagerageje rero gushakisha impamvu nyirizina ituma ibyo birayi bihura n'icyo kibazo. Twaganiriye n'umudogiteri umwe ukora muri labu atugaragariza impamvu ki ibyo bintu bibaho. Aratubwira ati buriya kugira ngo icyo kirayi kizane umwenge mo imbere, kizane umwobo mo imbere nikirangiza kirekemo amazi, ni ukubera ko iyo bari mu gikorwa cyo gutubura imbuto hari amaproduwi bashyiramo, noneho amaproduwi bashyiramo akagenda agenewe gutubura za mbuto. Iyo ya mbuto bamaze kuyitubura ikagera igihe ijya mu butaka, iyo igeze mu butaka igatangira gushora imizi, igatangira kwera izindi mbuto. Za mbuto kubera ukuntu zibyibuha vuba zigakura vuba vuba, bituma izo mbuto zikura vuba vuba, ariko imbere ugasanga nta reme zifite, niho zitangira kugenda zizanamo umwanya, kuko zo ntago zikomera zihereye imbere, ahubwo ibyagakomereye imbere bitangira kugenda bibyibuha, ugasanga ikirayi ni kinini ariko imbere nta kintu kirimo. Abanyarwanda rero bakabyinubira cyane. Uwo mudogiteri tumaze kuganira arabidusobanurira neza, tumubaza eske ni igiki cyakorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke. Baratubwira bati mu bushakashatsi nabo bakoze basanze amaproduwi bakoresha kugira ngo izo mbuto zituburwe adashobora guhangana n'ubwo butaka ku buryo ikirayi cyaza kidafite icyo kibazo. Ikindi cyagaragaye kubera izo mbuto zituburwa muri ubwo buryo, hari ikintu cyagaragaye cy'uko abashinzwe kuzitubura bataramenya neza ikigero kigomba gutubura imbuto bagendeye kuho zigiye guhingwa ndetse na hegitari izo mbuto ziri buhingwemo. Kuko bavuga ko hari uwatubwiye ko iyo bafashe ibirayi mu gutubura ibirayi, imiti bakoresha batubwiye ko mashini bifashisha ndetse n'ubundi buhanga bwabo nta kigero nyirizina bafite cyemeza ngo reka dutubure toni eshanu zigenewe produwi ibiro runaka. Bo bafite ikintu cy'uko iyo bakora bagerageza gukoresha umutwe kurenza uko bakoresha ibipimo bigaragazwa n'ububasha bw'imbuto bagiye gutubura cyangwa ingano yabwo. Aha rero twagize impungenge zikomeye cyane tukimara kumva icyo kibazo. Twagerageje kuganira n'abantu bakunze kurya ibirayi, bakunze gukoresha izo mbuto, turabaza eske mwebwe nkamwe muhinga izi mbuto zatubuwe nta bibazo mubona zishobora kuzabateza mu hazaza? Niba umuntu ahinga ikirayi yazajya gukura agasanga imbere cyaretsemo amazi, nta kintu kirimo, imbere ari umwobo, nta kibazo zizabateza? Nta ngaruka muzivuza se cyangwa ingaruka zizabageraho ahazaza kubera iki kibazo? Abo twabashije kuganira
batubwiye ko batabizi, batubwira ati twebwe nyine batubwiye ko tugomba guhinga imbuto z'indobanure kandi zitubuye, turabikora, batariko nta bushobozi cyangwa se nta kintu tuzi niba izo mbuto zishobora kuzateza ibibazo ahazaza. Tugerageje kuganira rero n'umudogiteri umwe nanone ushinzwe gutubura izo mbuto muri rabu, hari icyo yatubwiye. Yaratubwiye ati izi mbuto nibyo koko nubwo tutarabibonera ubushobozi bwo gupima ngo tumenye niba nta ngaruka zizatera mu bantu, ariko birashoboka ko uko abantu bakoresha izo mbuto, bakoresha ibyo biribwa by'ibituburano cyane, mu myaka yabo iri imbere bashobora kuzahura n'ingaruka zizava kuri ya maprodagiti, kubera ko ngo zira product iyo bazikoze ntabwo bagira igihe baziha zishobora kumara mu izo mbuto, nibura ngo imbuto zizajye gusarurwa ayo maprodagiti yarashizemo. Bivuga ngo product bashobora kuyiha capacity yuko ifite ubudahangarwa bwo kuzamara imyaka 5 itarapfa, hanyuma bagatangira kuyikoresha mu mezi 2, batangira kuyikoresha mu mezi 2, ibyo izatubura n'ibyo izahinga, niba ari bizatubura, niba ari izajya mu murima ikajya gufumbira. Atubwira ko nitangira gukoreshwa mu mezi 2, ibyo igiye gukora bikaba bizamara amezi 3 cyangwa ne bikaba byeze, hanyuma muri iyo minsi ya vuba bigatangira gukoreshwa, bigatangira kuribwa. Bijyanze bikunze imbaraga z'iyo miti zigomba kugera no mu buzima bw'umuntu, kuko igihingwa kiba cyarayiriye, umuntu akajya kurya cya gihingwa itarashira muri bya bihingwa ndetse no mu butaka. Aratubwira ati byanze bikunze uko byakagenda kose izi ngaruka zigomba kuzabaho. Niyo mpamvu rero umunsi ku wundi duhangana n'ibibazo, kuko turi kureba, tukagenzura, tugakora ubushakashatsi, tugasanga nta karengane kari gukorwa n'inzego z'ubuyobozi n'abayobozi, baba abaciriritse ndetse n'abakuru. Ubwo ndavuga abaminisitiri bashinzwe ubuhinzi ndetse n'abashinzwe ubworozi, kuko no mu bworozi icyo kibazo kirahari, ndetse bigahindukira bikajya no ku bantu bashinzwe gukurikirana uburyo ki izo mbuto zituburwa. Ni ikibazo rero gikomeye kandi gihangayikishije isi, cyane ko atari na hano mu Rwanda gusa. Iki kibazo gihangayikishije isi. Turi kwibaza umuntu wateguye uyu mushinga agamije iki, ese awufitemo ihe nyungu? Birashoboka ko bamwe na bamwe bajya bemera ko ibyo bintu binakorwa batazi ingaruka zabyo, ariko twebwe twagerageje gukurikirana ingaruka z'ibi bintu, dusanga abantu bari gukoresha ibi bintu, izi mbuto cyane, nyuma y'imyaka mikeya muzahangana n'ibibazo bizaterwa n'aya maprodagiti aba yakoreshejwe gutubura izi mbuto. Mu rwego rero rwo kugerageza kubungabunga ubuzima bw'abantu no kurengera inyungu z'ubuzima bw'abantu, twebwe ntabwo dushyigikiye ibi bintu, nta nubwo dushyigikiye buri muntu uwo ari we wese wagerageza cyangwa wahirahira gukomeza gukoresha cyangwa gukangurira abantu ngo bakoreshe izi mbuto. Turasaba buri muntu wese uzi ko abifitemo uruhare, yaba minisita w'ubuhinzi, yaba minisita w'ubworozi, ndetse na perezida wa repubulika, wemera agasinyira ibi bintu ko biza gukoreshwa mu gihugu, mukoresha uburyo ki bwose bushoboka, musubiza abantu mu mihingire yabo ya gakondo, bongere barye ibitoki nk'uko kera bahingaga ibitoki, bakarya ibitoki byujuje ubuziranenge, bongere barye ibirayi nk'uko kera babihingaga bakarya ibirayi byujuje ubuziranenge, ndetse n'amata banywa n'inyama z'amatungo barya. Ntabwo dukeneye ko abantu bagiye kujya basazira imyaka 20, aho ubu ngubu usigaye usanga umuntu w'imyaka 30 angana n'umusaza
wo muri za 80 70 wabaga afite imyaka 60 70. Ntago dukeneye aka karengane kari gukorerwa abantu. Niba hari ababifitemo inyungu, ubwo nabyo tuzabireba, ibyo nabyo tugiye kubikorera ubushakashatsi, tumenye niba hari abantu bemera ko ibi bintu bikorwa bitewe n'inyungu babifitemo. Cyane cyane ko mu bushakashatsi tumaze gukora twasanze abantu bakora ibyo bintu, izo mbuto ntizijya zigera no mu ngo zabo, emwe no mu mibiri yabo ntizijya zirya. Nk'ubu hari umuntu umwe hano mu gihugu ukomeye utajya urya ibirayi, ntajya arya ibirayi kuko arabizi ko ibyo birayi 99% ari ibituburano. Uwo muntu ntanywa amata aho ariho hose kereka ay'inkazi. Arabizi ko izo nka 99% mu nka ziri mu gihugu ziravurwa, kandi imiti zivura ifite ubudahanga, ifite imbaraga nyinshi cyane, ifite uburyo ki ishobora kujya mu maraso y'umuntu ikamuca intege, cyangwa se ikaba yagira n'izindi ngaruka izamuzanira mu hazaza he. Ibyo rero twebwe nibyo turwanya, nibyo tudashaka, nibyo twamaganye. Uyu munsi ibi bintu turabibatangarije banyarwanda, banyarwandakazi, namwe tukaba tubasaba kugira ngo mube maso. Buri muntu wese nuza kubabwira ngo ubu butaka bwanyu ntibuberanye no guhinga mwizi mbuto, mumubwire muti kera ko twazihingagamo zikera, ubutaka bwahinduwe n'iki? Ese hari ubwavuye i Bugande buza mu Rwanda, hanyuma turahinduranya ubutaka bw'i Bugande buza mu Rwanda, none ibihingwa dukeneye guhinga ni byahingwaga mu ubwo butaka? Ntimubikabemerere, mubahakanire, mubabwire ko ibi bintu bidashoboka. Dukeneye ko abantu babaho bakaramba bagakomera. Ureke ibi ngibi umuntu asigaye avunika yajya kwa muganga kumuvura bikanga, bagahitamo guca urugingo rwe ngo kubera ko ngo ashobora kuzamo kanseri. Kanseri ziterwa n'iki? Ziraterwa n'ibi bintu turya, ziraterwa n'ibi bintu batuzanira umunsi ku wundi ngo bari kuduteza imbere. Iri si iterambere, ahubwo ni isenyabuzima bw'abantu. Ibi rero turabyanze, turabyamaganye, turanabihagaritse. Niba mwumva mushobora kubidushyigikiramo, mubidushyigikiremo, kandi niyo mutanabidushyigikiramo twebwe tuzabyikorera. Nyuma yaho muzabona ko ibyo twaharaniraga kwari ukuri. Turabashimiye rero, turabashimiye ko mwadukurikiranye, turabashimiye ko mwakurikiye ibiganiro byacu kuri uyu munsi. Turabona amasaha agiye, hano twari dufite umuntu umwe twatumiye, umuntu ujya adufasha gusesengura ibi bintu tuba turuganiraho. Nkaba nagira ngo rero mu rwego rwo kugira ngo ducumbikishiriza ahangaha iki kiganiro, mbe namuha ijambo agire icyo avuga kuri iki kibazo, ndetse agire n'umwanzuro yakiduhaho. Nubwo maze kuvuga ko tuzahangana nabyo, ariko nawe ndabizi ko ari inararibonye, hari ibyo abazi kundusha, ndetse hari n'ibyo yakoze, nawe hari ibyo yakozeho ubushakashatsi birenze aho naba narageze. Reka mubahe rero nawe muhe ijambo, abe yagira icyo avuga kuri iki kibazo nk'iminota mike cyane, iminota 2 iraba ihagije, hanyuma tubasezereho. Mbibutsa ko iyo udushaka kudukurikira ujya kuri YouTube ukandikamo, ugasacinga cyangwa se ugashakisha, ushyiramo wa3 akadomo, ukandikamo ijambo ruda. Ruda ni inyuguti ya R, ukayikurikizaho umubare 2, warangiza ugashyiraho U, D na A, hanyuma ugakurikizaho akadomo. Inyuma y'akadomo uherikizaho inyuguti ya T na K. Urwo ni rwo rubuga rwacu, ni wa3 ruda akadomo TK. Murakoze cyane rero, reka mbahe uyu mutumirwa wacu nawe agira icyo atubwiraho kuri iyi ngingo. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, murara amahoro. Yari Christian mumenyereye kuri mikoro za Ruda. Murakoze cyane, nahejo. Murakoze cyane. Bityo rero iyo tubura nimba ari uko bagenda bayikora imbere, ibirayi ari ibifenesi,
harimo ibyuho, harimo imyenge, bivuga ko hari ikintu kiburamo. Ubwo iyo miti iba yarengeje igipimo cyangwa iri munsi y'ibipimo bikwiriye. Bityo rero urumva nimba ari uko bimeze, ibirayi uzabirya ari ibijindiri, urumva nta buziranenge byujuje, urumva uzasanga umwimerere Imana yageneye mu birayi utakirimo, harimo umwimerere mvaruganda w'umwana w'umuntu. Bizatuma abana bato babirya bibagiraho ingaruka, barwaragurika, barwara indwara zitandukanye, kandi n'abaganga bazazivura ntibaravuka, n'imiti yahangana n'izo ndwara nayo ntiravumburwa. Nimba nabyo byageragezwa, bagerageza abaganga kuyivura, ni ugukorera ubushakashatsi ku muntu, batari siri ku byo bakora, batari shuwa, batizeye ko iyo miti n'ubwo buvuzi batanga ko bwavura izo ndwara, ko zitari zihari kuva kare kose. Urumva ko bongereye izindi ndwara mu muba w'izindi ndwara twari dusanganye, kandi ibyo ntibyari ngombwa. Bityo rero abantu bagomba gusigasira gakondo, igahabwa ikuze, igahabwa n'amahirwe ibihe byose, tukayitaho, ahubwo tukareba ibyaburaga muri gakondo kugira ngo itere imbere, tukaba ariyo duteza imbere. Naho ibya kizungu bikagenzwamo make, umuntu akabigenza buke, none akagenda akora ubushakashatsi neza, tugakora ibintu byuzuza ubuziranenge, haba mu mihingire, haba no mu mirire. Umuntu ntazarengere agakora ibintu byakwangiza umubiri w'abantu. Abana bato, iyo miti iri mu bihingwa ishobora kuzabagiraho ingaruka kuva mu bwana kugeza mu zabukuru zabo. Abakuru nabo ishobora kubicira ubuzima, kubera ushobora kurwara ikibyimba ku jisho, ku gutwi, amenyo se, ababyeyi bajya kubyara inda zikajya zivamo bitewe n'ibyo biryo barya byuzuyemo imiti, byuzuyemo uburozi. Ugasanga umwana aravutse ntiyuzuye, umuntu akuze atuzuye, usanga hari ibintu abura mu bwonko bwe, yanatekereza agatekereza nabi, yakora n'imishinga agakora imishinga ikenesha abaturage bitewe n'uburyo yariye ibintu byuzuyemo uburozi. Muri make yararozwe nawe. Mbaye mvuzeho bike, ariko ni ikizingo cy'impamvu nyinshi. Abadushaka mujye mutubariza kuri wa@ruda.tk no ku nomero ya telefone agasaraba 250 78 34 28 622. Bityo rero uyu niwe perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, the real president. This is the Ruda president and the founder plus legal representative in internal affairs and external affairs.